Ikaze. Nta munsi ushira udahuye na chemistry. Uhumeka umwuka, unywa amazi, uteka ibiryo, ukoresha telefoni cyangwa imodoka, ibyo byose bifitanye isano na chemistry. Ariko se chemistry ni iki? Kuki ari ingenzi mu buzima bwa buri munsi? Ikaze. Chemistry ni ishami rya siyansi ryiga ibintu byose bigize isi, uko byubatse n'uko bihinduka iyo bivanze cyangwa byakiriye izindi substance. Ikintu cyose kigizwe na atome igizwe na proton, neutron na electron. Nubwo ari nto cyane, niyo yubaka ibintu byose tubona. Abahanga bashyize elements zose mu mbonerahamwe yitwa periodic table. Kugeza ubu hazwi elements zirenga 100 harimo hydrogen, oxygen, carbon na iron ndetse n'izindi. Iyo substance ebyiri cyangwa nyinshi zihuye zishobora kubyara substance nshya. Urugero ni igihe hydrogen na oxygen bihurira hamwe bikabyara amazi. Chemistry ikoreshwa mu gukora imiti, amasabune, amarangi, ifumbire n'ibinyobwa, ibiryo ndetse n'ibikoresho bya electronique. Hatari chemistry nta miti myinshi, nta nganda zigezweho, nta bateri za telefone ndetse n'ubuhinzi bw'iki gihe bwari kuba bugoye cyane. Chemistry ntabwo ari amasomo yo mu ishuri gusa, ni ubumenyi bukora ku buzima bwacu buri munsi. Uko abashakashatsi bukomeza gutera imbere, chemistry ikomeza guhindura isi mu buryo butangajwe. Niba wakunze commentaire can like, subscribe, usangize abandi kandi wandike mu bitekerezo ingingo ya siyansi yifuza ko twazaganiraho.